nongeye kubaha ikaze mu makuru y'imikino, aho kuri ubu ngubu inkuru ikomeje gucaracara ku rubuga rw'ikipe ya APR nuko ibirori byagenze neza. Ese wakwibaza ngo ibyo birori byari ibihe cyangwa se ni iyihe mpamvu nyamukuru? Aho ibi birori kwari ukwishimira intsinzi y'uko ikipe ya APR FC yatsinze ku kigero yifuzaga, ibitego 2 cyane ku ikipe ya Azamu. Si ibyo gusa kandi dore ko aba bagabo harimo chairman ndetse n'umutoza n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bari bashatse ikimasa cyo kubaga kugira ngo babashe gushimisha abakinnyi ndetse n'abafana bagiye batandukanye bo mu dukipe, mu tugurupe dufana iyi kipe, nabo bari bahari. Byari ibirori rero bikomeye cyane, aho buri wese rwose yiyumvemo ikaze kuri iyi channel ibagezaho amakuru yizewe. Andi makuru kandi tubafitiye muri iyi kipe ya APR FC na makuru menshi cyane, haba ku ruhande rwa APR FC dore ko irimo yitegura kuzahura na Pyramide, ndetse kandi ikindi n'umutoza nawe akaba akomeje kubicaracara dore ko ntabwo ahwema gutitiza mukeba nk'uko yabivuze. N'ubwino TV7 ibagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'ibiri kubera mu kipe mukunda mwese, ariyo kipe ya Gitinyiro. Ngaya amakuru akomeye cyane ubu ngubu hariya i Kigali, ibirori rwose birarimbanyije, twanyweye, twasinze ndetse twanariye tunarahaga kugeza na n'ubu ngubu rwose, aho ibirori byagenze neza dore ko wari uyoboye ibi birori yari chairman, niwe wavuze ijambo rikuru, ndetse haza gukurikiraho umutoza nawe haza gukurikiraho abandi bayobozi bari hasi, dore ko buri wese yagiye avuga uko yishimye cyane akimara kubona igitego cya Ruboneka Jean Bosco, ndetse kandi akayabo k'amafaranga kahise kinjira kuri aba basore uko ari babiri, harimo Gibati ndetse na Ruboneka. Aba basore uko ari babiri akaba ari bo batsinze ibitego byatumye Azamu itaha iwabo, ndetse n'umwana ukiri mutoya nawe agahita afata umwanzuro wo guhita aba umufana w'iyi kipe ya APR FC. Aba basore rero nk'uko umutoza ndetse na chairman bari babishizeho ko umuntu uraza gutsinda ibitego araza guhabwa amafaranga, kuko muri ibi birori hakaba habonetsemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku bakunzi b'ikipe ndetse n'abafana, dore ko buri mukinnyi wese yanyweye anywa inzoga ashaka. Urabizi ko iyi kipe amafaranga yifitiye rwose, atari ukuvuga ngo ni amadeni ifata, ahubwo amafaranga atubutse yo arahari. Buri wese rero yanyweye ndetse afata n'icyo kurya, aho buri wese yishimye cyane rwose intsinzi, kuri bose bishimira iriya ntsinzi, ndetse kandi bakavuga ko biramutse bibaye byiza na Pyramide naho anariko byagenda, ubundi ho ngo ntabwo ibirori byabera hano mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo bahita babyimurira mu gihugu cyo hanze, akaba ariho baja gusereburira intsinzi. Ndetse kandi amakuru ubu ngubu ahari nuko ikipe
ku tariki yari izakiniraho na Rayon Sport. Byahindutse rero niho izahura na Pyramide, akaba ariho bizacakirana. Aya ngaya nk'uko Robertinho yabivuze, yavuze ko ari amahirwe ku ikipe ye ngo kuko icyo gihe byari bizatuma iyi kipe ya Rayon Sport iza guhungabanya, ndetse kandi babwira ko nimba ushaka kuba wakwinjira muri uyu muyoboro mugari ukugezaho amakuru yizewe mu makuru y'imikino mu kipe mukunda mwese ariyo kipe ya APR, mudushyigikira mukanda subscribe, like and comment, ubundi tukajya tubana namwe mu makuru agiye